Muraho neza abavandimwe, mukomere cyane kandi muhorane amahoro ava ku Mana. Ku muntu wese rero ushaka kumenya ukuri kw'ibintu biri ku isi byose, ugasobanukirwa buri kintu cyose icyo gisobanuye n'ubuhanuzi bwacyo, ukamenya impamvu yagiye irema buri kintu icyo ari cyo cyose, kikaza ari ubuhanuzi budasanzwe kandi bwiza abantu bagomba kwigiraho. Uyu munsi iki kiganiro ngiye gukora, niba ushaka gukiza umutima wawe ugakiza na mugenzi wawe, niba umukunda ukimwoherereze, ntimuzajye mwihererana ibyiza, ahubwo mujye mubona ibyiza mu biheho na bagenzi banyu. Si ibyo mbatoza ariko musanzwe mubizi, ahubwo ni ukubibutsa. Uyu munsi rero ngiye kubaha ku bimenyetso Imana yagiye ishyira ku isi, bikagenda bisobanura ko ari urupfu ruba rugiye kugera ku muntu, ikabimumenyesha mbere y'igihe kugira ngo abimenye, ariko benshi bakabigira ngo ni ibikino kandi ari ubuhanuzi iba yatambukije. Simbikwifurije ariko n'ubundi niyo nzira. Mu nkundi rero aha hantu ngiye kubasobanura cyangwa kuri ibi bintu ngiye kubasobanurira, mubyumve mwitonze, kuko ni ukugira ngo dukure isi yose mu rujijo, abantu bamenye ukuri, basobanukirwe, kuko hari ibyo abantu bitiranya. Ndagira ngo rero mfashe umutima wa buri muntu uwo ari we wese, ahari mu moko yose, mu masura yose, kandi mu buryo bwose butandukanye. Tugiye guhera ku kintu bita ubukwe. Ku muntu urota abona yakoze ubukwe cyangwa akabona na mugenzi we yakoze ubukwe. Ubu bukwe burimo ibyiciro bibiri, ni ibyiciro bibiri. Ibi ndagira ngo mbitandukanye, ndavuga n'ibimenyetso byabyo kugira ngo ujye uburota, ubirote, ubibyerekwe, ubishurirwe, umenye icyo Imana ikubwiyemo, umenye ubukwe ubwo ari bwo ikubwiye. Hari igihe ikuzanira ubu bukwe akaba ari ubukwe bw'urupfu, akaba ari urupfu ikubwiyemo ariko ntubimenye. Hari n'igihe ikuzanira ubukwe ukabona wakoze ubukwe cyangwa n'undi yakoze ubukwe, akaba ari ubukwe busanzwe bwa mariage, busanzwe bubera muri iyi si. Niba rero utajyaga usobanukirwa ubu bukwe buri mu buryo bubiri, utega amatwi iki kiganiro umenye gutandukanya ubukwe bw'urupfu n'ubukwe bwo mu mubiri bisanzwe, umenye uburyo Imana yabitandukanije. Kuko benshi iyo tubonye ubukwe duhita tubushyira mu gatebo kamwe, tukavuga ngo ni ubukwe, ngo ngiye gukora ubukwe. Ariko siko bimeze. Nanjye Imana itarabimpishurira ntago nari mbizi, ariko narabihishuriwe. Reka rero namwe mbibasangize kandi ubisangize na mugenzi wawe. Reka mbabwire itandukaniro ririmo kugira mujye mumenya kubitandukanya, ujye umenya ubukwe ivuzemo ubwo ari bwo, umenye kubitandukanya. Imana ishimwe cyane. Icya mbere, reka duhere ku basore n'abakobwa batarashaka cyangwa bagiye gushakana ariko batarashaka. Waba umusore, waba umukobwa, ibi bintu byumve neza, waba n'umudamu, ingeri zose waba urimo. Nurota cyangwa ukerekwa, ukarota ubona wakoze ubukwe, yenda ukaba uri nk'umukobwa ariko ugakora ubukwe ukabona nta mugabo muri kumwe nawe, ukumva ko wakoze ubukwe, uzamenye ko ubwo bukwe ikubwiye, uzamenye ko ari ubukwe bw'urupfu. Iyo wambaye neza, usa neza, uba ugiye gupfa ariko wejejwe, Imana ikubara nk'umugeni wayo. Imana niyo ikubera umugabo, niyo mpamvu uba utamubonye. Icyo ni kimwe. Noneho iyo umubonye ukabona ukoze ubukwe uri kumwe n'umugabo, ujye ucunga gusa urebe ko yakwambitse impeta. Iyo mukoze ubukwe ukabona nta kwambitse impeta, ntimwambikanye impeta,
igihe cyose ukabona ntimwambikanye impeta, kandi ukabona n'imyambarire yambaye ntimeze neza, ubwo iyo mvuga ko itameze neza ni muri rusange, ujye umenya ko ubwo atari ubukwe busanzwe, ahubwo ari ubukwe bw'urupfu. Iyo itameze neza aba azarimbuka, iyo imeze neza nawe aba ari umugeni wejejwe. N'iyo mwese mwaba muyambaye mujye mumenya ko mwese muba mugiye gutaha ariko kandi mwejejwe. Ubwo rero aba ari ubukwe bw'urupfu, apana ubwo mu mubiri bisanzwe. Ariko nubona mwese mwambaye neza, mukaba musa neza, uzamenye ko muba mugiye gutaha mwejejwe. Ushobora kudataha ako kanya ariko iba yenda kugucyura. Hashobora gucamo agahe cyangwa se ntihagire agahe gacamo. Ushobora kuba vuba cyangwa se bikaba kera, ariko nicyo biba bisobanuye. We wita kumenya gusa niba wambaye neza cyangwa niba utambaye neza. Ba wambaye nabi bisa nabi uko byaba bimeze kose, cyangwa se ukaba wambaye bisa neza. Wabona rero mutambikanye impeta ukamenya ko ari icyo bisobanura ko atari ubukwe bwo mu buryo bwo mu mubiri, ahubwo ari ubukwe bwo mu buryo bw'umwuka wera, akaba ari ubukwe bw'urupfu. Muri izo mpfu zombi mvuze, urupfu rwo kurimbuka n'urupfu rw'ubugingo. Hari n'ikindi cyiciro ubona mwakoze mw'ubukwe ariko ukabona muragiye, ukabona nta muntu uguherekeje cyangwa se banaguherekeza, ukabona muri mwenyine. Nacyo ibyo nabyo bisobanura kimwe n'ibyo mvuze, aba ari ubukwe bw'urupfu. Iyo ubuze umugabo hari aho ibikweretse ko urupfu Imana iba izarugukuriraho cyangwa iba igiye kurukuraho, cyangwa uwo mugabo ubuze akaba ari mu buryo bw'uko Imana ikwereka ko atari isezerano ryawe, iri kukwereka ngo urashaka ko mukora ubukwe ariko atari isezerano ryawe. Iba ifite imbuzi nyinshi cyane zitandukanye ariko abantu ntibabyitaho, ariko nicyo gituma tuba turi kubisobanura kugira ngo buri wese ajye ahita abyisobanurira, amenye icyo bivuze n'icyo Imana ibishatse kumubwiramo. Ushobora no kurota wakoze ubukwe ukabona burapfuye. Iyo bupfuye ntibusubireho, uzamenye ko ubwo bukwe iyo ukangutse utabonye busubiyeho cyangwa mutabukoze, uzamenye ko ubwo bukwe ntabuhari. Nubona ukoze ubukwe ukabona burapfuye, ukongera ukabona noneho sasa bubaye nkaho bwongeye gusubiraho, noneho ukabona mukoze mariage bisanzwe, ukabona mwambikanye ya mpeta nakubujije nakubwiye mbere utari wabonaga, ariko iyo ubonye muyambikanye uzamenye ko ubwo bukwe uri kubwira ko buzaba buvuye ku Mana, kandi akaba ari ubukwe bwo mu mubiri, ariko ikaba ikwera ko azanyuramo ikibazo kizabanza kubikuraho, hakabamo kidobya, ariko bukazongera bukanga bukaba, kuko bizaba biri mu mugambi w'Imana. Icyo cyumvikane neza cyane. Aho ku mukobwa reka tuyimuke, reka tujye ku musore ho gatoya, nubwo byose nabivugiye hamwe. Noneho no ku musore iyo abonye gutyo nk'uko nabivuze ku mukobwa, nta mpeta bambikanye cyangwa se akabona yambaye imyambaro itari myiza cyangwa se ari myiza ariko za mpeta ntazo nk'uko nabivuze mbere, ibyo byose navuze biba bisobanura kimwe n'ibyo navuze mbere y'uko aba atari ubukwe buvuye ku Mana, ahubwo ari mu buryo bw'uko Imana iba igiye kubacyura. Si ubukwe bwo mu buryo bwo mu mubiri, si ubukwe bwo mu buryo bwo mu mubiri, ahubwo ni ubukwe bwo mu buryo bw'umwuka wera, mu buryo bw'uko Imana iba igiye kubacyura, cyangwa akaba atari isezerano rya buri mwumwe. Icyo cyo ku musore n'umukobwa tubaye tugicumbikishije hano. Reka twimukire ku badamu. Iyo ubonye uri umudamu warashatse, ukaba wari ufite urugo, ufite umugabo, ufite abana, cyangwa se utabafite ariko warubatse, ukabona ukoze ubukwe n'undi mugabo wa kabiri, waba ukora ukabona ntimwambikanye impeta cyangwa ukabona yambaye nabi, uzamenye ko ari ubukwe bw'urupfu Imana iba iri kukumenyeshamo ko uba ugiye gupfa. Iyo wambaye nabi aba ari ubukwe bw'urupfu,
muba mugiye gupfa ariko bamwe bazarimbuka ku muntu wambaye nabi. Yaba uri umudamu wambaye nabi, yaba uri umugabo ubonye yambaye nabi, mujye mumenya ko umwambaro ushushanya agakiza k'umuntu, ugasobanura isezerano, ugasobanura imigisha. Iyo rero uwo mwambaro wanduye, uba usobanura ko agakiza ke yakangije, amasezerano ye yayangije, imigisha ye yayangije, ahubwo iba iri kumwereka ko ari ubukwe bw'urupfu, kandi mu buryo bw'uko Imana ibimumenyesheje mbere y'igihe. Ikindi, yaba ari ku mugabo cyangwa ku mugore akabibona gutyo, nabyo biba bisobanuye kimwe. Noneho nimubona mukoze ubukwe ukabona mwambaye neza, ujye umenya ko mushobora kuba mugiye gupfa ariko mugataha mwejejwe, bitewe n'iyo myambaro isa neza, ibisobanura ko agakiza k'umuntu, amasezerano y'umuntu, imigisha y'umuntu. Aho muba mugiye gutaha mwejejwe. Iyo umwe yambaye neza undi yambaye nabi, uwambaye neza aba agiye gutaha yejejwe, uwambaye nabi agiye kurimbuka. Bisubiremo, uwo ari we wese waba umwe yambaye neza undi yambaye nabi, uwambaye nabi aba agiye kurimbuka, uwambaye neza aba agiye kubona ubugingo. Agapfa ariko afite ubugingo, undi agapfa arimbutse nta bugingo afite. Niyo mpamvu rero ubu bukwe bwo mu buryo bwo mu mubiri benshi barabwitiranya bakumva ko Imana mu gihe baroteshe cyangwa ibabwiye ngo ubukwe, niyo yaba ari n'umuhanuzi bikubwiye, jya ubanza umubwire ngo senga ubaze Imana ubukwe uvuze cyangwa Imana ikubwiye ni ubuhe. Ni ubukwe bw'urupfu, ni ubukwe bwo mu mubiri, ni ubuhe uvuze cyangwa Imana ikubwiye. Kuko n'abahanuzi hari aho bakora ikosa rikomeye, bakahanurira abantu ariko ntibababwire iby'Imana ibabwiye ngo babasobanurire neza. Niho rero usanga abantu bari mu rujijo, ntibamenye ubukwe ubwo ari bwo, cyangwa bagahanurirwa ubukwe umuntu agapfa adakoze mariage isanzwe y'isi, kandi Imana ikaba yavuze ubukwe bw'urupfu bwo gutaha, undi we akabyumvira mu mubiri ko ari ubukwe busanzwe, kandi aho Imana iba yabivanguye. Ikosa ry'uwo muhanuzi ni uko aba atabajije Imana ngo ubukwe uvuzemo ni ubuhe, kuko ubukwe buba buri mu buryo bubiri nk'uko nabisobanuye. Hari ubukwe bw'urupfu bwo mu mubiri, ugapfa uri mu mubiri cyangwa urimbutse cyangwa se ufite ubugingo. Hari n'ubukwe bwo mu buryo bw'umwuka wera. Jya ubanza ubaze Imana ubu bukwe ivuze ubwo ari bwo ari ubuhe. Niyo mpamvu muzanasanga hari n'abantu bajya gusengera abandi, Imana ikamubwira ngo ndagukijije ngo ukoreye ubukwe, kandi ejo agapfa, kandi bwa bukwe butanabaye. Aho rero ibi bivuze mu byiciro bibiri, jya ubanza usenga ubaza Imana icyiciro ivuzemo ari ikihe. Iyi ndagukijije nayo iri mu byiciro bibiri. Hari ukugukiza igucyura, ikaguhungisha ibibi, ikagukuraho kurimbuka, ahubwo ikaguha ubugingo bw'iteka. Hari na ndagukijije mu buryo bwo mu mubiri bisanzwe. Aha hantu mujye mubanza mubaze Imana neza, musesengure, mukontorore, mumenye imvugo ivuzemo ari iyihe. Ndagukijije, yibaze unkijije mu buhe buryo, ni mu mubiri cyangwa ni mu buryo bwo mu mwuka wera? Yisobanuze. Niyo mpamvu hari abantu basengera abandi ukumva barabahanuriye ngo mwana wanjye ndagukijije, ariko akabagiye abyumviye mu mubiri ati irankijije basi ubwo ndakize. Kandi ejo umuntu agapfa, nibwo usanga abantu bitwa abahanuzi bamwe basebye. Kubera iki? Ntibabajije Imana gukiza umuntu uko ariko n'uburyo kimukijijemo. Hari n'uburyo kirere imubwira ngo ndagukijije, ariko igiye kumucyura ikamucyura afite ubugingo ariko atarimbutse, ahubwo afite ubugingo. Hari no kumukiza mu buryo bwo mu mubiri bisanzwe, agakira indwara yari afite iyo ari yo yose. Icyo cyumvikana neza, mujye mumenya kubisobanura. Ndabibasobanuriye kugira ngo mubimenye, yaba uri umuhanuzi, waba utarahabwa izo mpano uzazihabwa cyangwa utazanazihabwa, ariko umenye ubusobanuro bw'ikintu Imana ibivuzemo ko ari ibyo bintu, ko ari bibiri ibivuzemo.
hari n'uburyo ki Imana igusezeranya isezerano ry'ubukwe, bamwe bakabyumvira mu mubiri kandi ari ubuhanuzi bw'ubukwe bwo kumucyura buzaba muri cya gihe hashobora kubaho igitaramo cy'abantu benshi bashungereye, cyangwa bagiye gushyingura uwo muntu, cyaba ari ikiriyo, yaba ari mu buryo bw'uko yapfuye ariko akaba ba bantu baje kumushyingura cyangwa baje gutabara, akaba ari bwo bukwe mukoreye bwa nyuma, ariko abantu ntibabimenye. Tujye tumenya rero kubaza Imana ubukwe gukoreye ubwo ari bwo ari ubuhe. Uyibaza utese nubwo mu mubiri cyangwa nubwo mu buryo bw'umwuka wera. Ubwo mu mwuka wera nubwo ibigucyuye wejejwe, ubwo mu mubiri nubwo gupfa urimbutse. Menya ubukwe kubwiyemo ari ubuherero, cyangwa niba ari ugusohoza isezerano ryo mu buryo bwo mu mubiri, cyangwa niba ari ukurisoza mu buryo bw'umwuka wera. Ibi bintu biravanguye neza, ndabibavanguriye kugira ngo mutazongera kujijwa, buri wese ajya abimenya. Kuko hari igihe bivuze ubukwe bw'urupfu abantu bakabyumvira mu mubiri, abandi hari n'igihe bivuze ubukwe bwo mu mubiri atari ubwo mu mwuka wera. Ibi bintu rero icyo tw'abantu dukora ni ukuyisobanuza neza, tukayisaba n'ibimenyetso bigaragaza ubukwe ivuze ubwo ari bwo. Iyo mpamvu hari igihe itangira kwereka ubona wambaye iby'imyeru, uhura n'umugabo muremure w'inzobe muremure ibiki, ugasanga iri kukumenyesha ko ari amakuru y'ubukwe bwo kugucyura, ariko wowe ukabyumvira mu mubiri. Niyo mpamvu benshi bategereza ko busohora ntibabubone, ugasanga abantu bibajije ku Mana kandi yavuze, bakayifata nk'injajwa kandi bayabisobanuye neza. Ariko twebwe ikosa dukora ni ukutasobanukirwa ngo tuyibaze ubukwe ubwo ari bwo ivuze. Imana iduhe kubyumva no kubyumvira. Reka mvuge rero ku bimenyetso bigaragaza ubukwe bwo mu buryo bwo mu mubiri, uburyo ki ibi bigaragazamo. Iyo ikubwiye ngo ngiye kugukorera ubukwe cyangwa nzagukorera ubukwe, iguha n'ibimenyetso by'uwo muzabikorana. Ikindi niyo urota muri kwambikana impeta, ikakwereka ibintu byose, haba gusaba no gukwa, haba mu murenge n'ahandi, iguha ibimenyetso byabyo ukabona ibintu byose bigiye mu mucyo. Nubona ibimenyetso bikorerwa haba mu idini cyangwa mu murenge, yaba dote cyangwa resebusiyo, ukabona ibimenyetso byose biri gukorwamo, uzamenye ko ari ubukwe bwo mu buryo bwo mu mubiri ikubwiye. Iguha mapu za buri kimwe cyose, yaba ari umusore iramukwereka n'uburyo ki azaba yambaye, uko bizagenda ikabikubwira. Yaba ari umukobwa ikwereka uko azaba yambaye nuko bizagenda, ikanakumenyesha imyambaro uzaba wambaye. Hari aho igikwereka, yes, hari aho igikwereka rwose, ikakwibira ibanga, ikanakubwira ngo ahangaha ntuzakura imyenda uzayikura, uzambara imyenda imeze gutya, uzakore gutya, ikakugira inama. Muri make iguha ibimenyetso byose, ikintu uzabimenyeraho cy'ingenzi ni uko uzabona ko ibintu byose bikorerwa aho ariho hose izabizanamo. Ariko itandukaniro ry'ubukwe igiye kugucyuramo, ntabwo ibimenyetso byose bikorerwa mu bukwe izabizana, ahubwo izaza ikwiyerekera ibyo mu bikari by'ahera cyangwa ibyo mu bwami bw'ijuru. Iby'isi bizazamo ari bike cyane, bizazamo ari bike cyane, ahubwo izatangira izana ibyo mu bwami bw'ijuru cyane cyane. Kucyo uri kwereka nta mugabo nta mugore, cyangwa se ufite umugabo uri gukora ubukwe bwa kabiri, cyangwa se uri umugore uri gukora ubukwe bwa kabiri, muri rusange mu ngeri zose. Ariko itandukaniro n'iryo mberetsemo mbabwiyemo muzajya mubimenyeraho. Ariko umunsi utabonye ibyo bimenyetso mvuze, uzamenye ngo ntabwo ari ubukwe bwo mu mubiri. Ariko nubona ibyo bimenyetso byo mu buryo bw'umubiri mvuze, ibintu byose bijemo, ikaguha mapu ikakubwira uko umusore ameze, hari igihe mukubuza cyangwa ikakwereka undi, cyangwa ikakwereka ko ari, ikaguha n'ibimenyetso simusiga, ikakwereka ko uwo muntu muzahuza cyangwa ko mutazahuza, ikakwereka ko uko muzamenyana naho muzahurira hari igihe haguha nuko bizagenda, kandi byinshi bigasohora no mu buryo bwo mu mubiri mukabibona.
hari n'uburyo ki iza ikakwereka ko wa muntu mushobora kubana hari ikibazo kizabanza kubageraho ariko nyuma mugakomezanya, kandi akazaba ari isezerano ryawe, cyangwa akaba ari mu bibi ariko ejo azakizwa. Ubwo rero aba ari ubukwe bwo mu mubiri ibikweretse cyangwa ibikubwiye. Niyo mpamvu uzasanga no ku bantu berekwa bahishurirwa, ikizabikubwira muzajya mubimenyeraho nuko izajya ibaha ibimenyetso byabyo, uburyo bizajya bizamo n'uburyo kibizakorwamo. Ariko nubona itabiguhaye ukumva ivuze amagambo make gusa, bavandimwe muzibwira iki babwiye ko atari ubukwe bwo mu mubiri ahubwo ni ubukwe bwo kubacyura. Ubwo isi yose ibimenye iki kintu kandi mugisobanukirwe, mumenye ko mbivanguye kugira ngo mbibaheho, mujye mubisobanukirwa, munabyisobanurire, munabisobanurire n'abandi. Utabishoboye kubisobanura amuha iki kiganiro. Iba yavuze, iba yahanuye, imbuzi zirimo ubuhanuzi bwabyo icyo yabishyiriyeho, ndetse bwa buhanuzi bukaba busohoye bwose. Hari n'igihe ikwereka ikoresheje igisimba runaka cyangwa ibindi bintu runaka, ikanakwereka ubukwe buri gupfa. Iyo butabayeho burundu ukabona burarangiye ukangutse butongeye kubaho, uzamenye ko ubwo bukwe budahari. Nibona buhari izakubwira ko hari ikibazo ikanakikwereka cyangwa ikabikubwira, ukabona bwongeye busubiyeho, aho uzamenye ko ubwo bukwe buzapfa ariko bukongera bukabaho. Buzaba buri mu mugambi w'Imana, ko ahubwo hari umugambi Satani azitambikamo, umugambi w'Imana azitambikamo kugira ngo abwice, cyangwa se Satani agakorera mu bantu kugira ngo bupfe, ariko Imana ibikwereka ko iryo sezerano nta kizarikuraho na kimwe. Ibihamya n'ibimenyetso bigendana n'inzozi yerekwa nk'uko yabivuze muri Yobu ibice 33 umurongo wa 14 kugeza 17. Iravuga ngo Imana isura umuntu mu nzozi rimwe kabiri nubwo umuntu atabyitaho, ariko ikabishimangisha ikimenyetso, ikumvikanisha ku matwi y'umuntu icyo ishaka kumubwira. Imana iduhe kumva no kumvira. Mbere yo kwegera umusozo, reka mbanze ngire inama abasore n'abakobwa cyangwa abashaka gushaka bose. Umuntu wese ushaka gushaka, ujye ubanza usenga ubaza Imana ahantu ugiye kujya hariho, n'ibizakubaho nuko bizagenda, intangiriro n'amaherezo yabyo. Uyibaze uwo muntu ugiye gushaka uko ameze, niba muzashobokana cyangwa mutazashobokana, kuko Imana niyo ibizi intangiriro y'uwo muntu n'amaherezo ye, kuko niyo iba yaramuremye, ibimuzi neza kurenza uko we wamumenya. Nikubuza uzazibukire, nutazibukira n'ubundi ntago urwo rugo ruzaba ruhari, uzicuza nyuma wibaza icyo ubereho bikuyobere n'icyatumye ubikora. Nugisha inama ikakwemerera ko uwo muntu ari byo, uzaba ufite amahirwe uzakomerezeho, kuko niyo muhuye n'ikibazo ariyo yakubwiye, uba ufite kuyijya imbere ukayibwira ngo Mana ibi niwe wemeye ko bibaho, ntabwo ari njye wiyoboye. Si kimwe nuko wayijya imbere uyibwira ngo Mana mbabarira kandi uri mu kwicuza, irakubwira ati mwana wanjye yo pole, ikagukindira ikabuha ariko yagukinduye. Aho rero uba uri mu ngaruka, kandi ingaruka z'icyaha ntizibabarirwa. Ariko wa muntu iyo atari mu kibi atariyoboye, Imana imwumva bwango. Niyo ageze muri cya kibazo Imana irakirwanirira ikakimutambutsamo, kubera ko niba yarabyemeye ko bibaho. Nizere ko icyo cyumvikanye neza, iyo nama muyumvishe. Kugisha inama ni iby'ingenzi, kubaza amakuru ni iby'ingenzi. Umuryango ugiye gushakamo uwo ari wo, uko umeze, abantu ugiye gushakamo uko bameze, uko bigiye kugenda ukabibaza. Reka mbereke rero, iyo utumvishe ibi ngibi ugirwaho inama, mwereke umurongo yabisobanuyemo, urebe imiryango ushobora kujya gushakamo Imana yakubujije ukuntu ibimeze. Umuntu uzabirenga haziziri, uzasome mu Migani ibice 30 uhere ku murongo wa 11 ugeze hepfo gatoya, ntacyo bitwaye. Nushaka ugeze 14, ibice 30, Imigani ibice 30 murongo wa 11 ugeze 14. Iyi miryango numara kuyumvamo, iyo utumvishije iby'Imana ikubwira,
ibiri kukubuza yanga ko ushaka umwe muri iyi miryango imeze gutya uzasoma muri iri jambo. Uhasome wumve. Ejo rero ntimuzavuye ngo ntimwagiriwe inama ku bakeneye gushaka, tuba twabagiriye inama ndetse mukamenya buri kintu cyose icyo gisobanura n'imbuzi yacyo n'ubuhanuzi bwacyo. Nuhatiriza aho kugira ngo iguhombe izaguhombya. Imana si mugenzi wacu ngo tuyitiranye, irica ikanakiza, ishyira ikuzimu igakurayo. Kumvira imiburo yayo nibyo byiza kandi kumva biruta ibitambo. Mukora iby'Imana ishaka rero biri mu murongo muzima, kandi abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Negera umusozo rero nkubwire ngo wowe ushaka gukora ubukwe cyangwa ukarota wakoze ubukwe, muri ibi bintu byose nkubwiye ubigiremo amakenga kandi ujye ubikontora kuko Imana iba yavuze. Yo bibaza cyane niba ari n'umuntu uguhanuriye ubanze umubaze. Nakubwira uko yabonye umubwira ati mfasha gusenga dusobanuze neza ubukwe ubwo ari bwo. Natagufasha nawe ubwawe wisengera uyibaze uyisobanuze neza, kugira ngo urusheho kumenya igisobanuro cyuzuye kandi ugendere ku ibanga ryuzuye, apana ku mutogoto w'inkono, ahubwo ugendere ku ijambo rya nyiri ijambo. Hari icyo mba ntakoze, simba nabagiriye inama, simba nabahaye kubwira Imana yampaye se, simba nabahaye ubuhanuzi buhishwe se buri guhishurwa ubu muri kugenda mwumva. Ubwo rero ntimuzavuye ngo Imana ntiyavuze, kuko ivugira mu bantu igakorera mu bantu. Twebwe yaduhinduye amatiyo inyuzamwo amazi yayo mu buryo bwayo, tukayasevinga uko bikwiriye mu buryo bwabyo, ubyumva akabyumva bikamukiza, uwo bidakije nawe azihangane ntacyo tuba tutakoze. Kuko tuba twavuze tukarangurura tukasobanura akantu ku kandi. Ahubwo mujye mudutera inkunga kugira ngo tubagezeho byinshi, musobanukirwe byinshi, kuko intego iriho nuko data yambwiye ko ishaka ko nsobanurira ikintu cyose kiri ku isi, buri wese akakimenya, akamenya icyo Imana yagishyiriyeho, akamenya ubuhanuzi bwacyo, akamenya imbuzi yacyo, akamenya ubuhanuzi bwa buri kimwe cyose Imana yagishyiriyeho ngo gihanure. Umuntu wese uzajya uhinyura ibyo abwirwa, igihamya mbahaye mbasigiye nuko azajya abyisangamo. Azajya abyisangamo nyuma y'ituruve avuga ati ibi bya bindi narabibwiwe. Kandi ibimenyetso bigendana n'abayizera, Imana irajya ibaha ibimenyetso n'ibihamya, kugira ngo mumenye ko ari ukuri kw'Imana iba yaranguruye inyujije mu mugaragu wayo, akavuga akarangurura akabagira inama. Kuko ntago nabuza umuntu gushidikanya, ni uburenganzira bwe, ariko mu gushidikanya kwe azajya abona ibihamya n'ibimenyetso n'ibihamya. Ariko kuba adashidikanya bamaze gusobanukirwa ukuri, nibakomereza ahubwo Imana ibashoboze, mudutere inkunga, ahasigaye tubagezeho byinshi, kandi ufatanye natwe kuvuga ubutumwa mu buryo butandukanye, tuzengurutse ubutumwa ku isi yose. Ukoreshe rero ku bantu bawe wagezeho ibiganiro, ukorera iki niba ukunze ikiganiro kuri ako gakumwe kareba hejuru, ndetse wandike no muri komenti icyo ukeneye ko ushaka ko tukugezaho, maze ukitubwire muri message cyangwa se uduhamagare kuri iyo nomero ubona kuri screen yawe uri kureberaho iki kiganiro cyangwa se uri kucyumviraho mu buryo bwose. Ndizera neza ko buri wese azabasha kungukirwa kandi agasobanukirwa mu buryo bwagutse, akaba mukuru mu buryo bw'umwuka wera, akaguka, kuko hari abantu benshi babaye ingwingiri n'ibikuri ntibakure mu by'Imana. Ariko ngewe mbifurije gukura, ni nayo mpamvu mbagezaho ibyiza byinshi kandi bitandukanye, kugira ngo buri wese abashe kugera kure kandi asobanukirwe byinshi, amenye byinshi, yaguke mu buryo bwose. Imana ishimwe cyane. Unkundi rero nawe ujye ubigezaho mugenzi wawe, niba wifuza ko urugingo rwe rwakira cyangwa ko yasobanukirwa, umuhe ibi biganiro byumve, abisobanukirwe, nawe abashe kungukirwa, ntihazaburaho n'urugingo na rumwe rubasha gukira. Nadakira cyangwa natabikurikiza yabyumvishe, wowe uzaba wakoze umurimo w'uko wamukoreye ibyiza kugira ngo abibone cyangwa se abyumve. Azizira ko atabyumvishe, ntazazira ko atabwiwe. Ngaho rero nimugubwe neza, Imana ibarinde, ndabakunda. Bye bye, bye bye.